What's up, London? This is Bruce Melody, and I want to let you know this Saturday on 20th, I'll be performing for you live at Berwick Manor Hotel with my brother LA, Awule Longomba, and many more. You don't want to miss this out. Yoo-hoo! Yes, reka nizere ko umeze neza cyane, nizere ko kandi ugenda urushaho guhirwa n'ibyo ukora bya buri munsi. Ni Fyve-tvrwanda tugenda tugaruka ku makuru y'abastari abakugeraho umunota ku wundi, na makuru abakugeraho time to time 24 hours. So guys, ngira ngo ni byinshi bivugwa cyane hano mu mujyi wa Kigali, byinshi bivugwa cyane ku bastari nyarwanda, ku bantu bakunda imyidagaduro cyane. Ntushobora kurenza byibuza like nk'umunota ku bantu bakunda gucelebrate cyane, ntushobora kurenza umunota cyangwa se umwibiri utarabona update nyinshi mu itangazamakuru, update nyinshi ku bastari nyarwanda. Ngira ngo mwite itahi wacu Bruce cyangwa se Bruce Melody, ni umwe mu basore bamaze kumenyerwa cyane, bimaze kugaragara ko ari bamwe mu bagabo navuga ko bayoboye umuziki nyarwanda, dubwo wenda ari benshi tudashobora kubyumvikanaho, but ni umwe mu bantu bari kugasongera. Donc hari abandi bantu but ntushobora kuburamo Bruce Melody ukivuga umuziki nyarwanda. Ngira ngo ni update ku bantu mukoresha social media nka Instagram, Facebook cyangwa se n'izindi social media zitandukanye, mwanabibonye cyane. Ngira ngo ni Bruce Melody ufite igitaramo ari kumwe na Shaggy, mixtape. Donc mixtape no kuvuga za ndirimbo runaka abantu bagenda bagakora performing live, nawe kubita ikintu gitwa umuziki. So ari kumwe n'uwitwa Shaggy muri London cyangwa se mu Bwongereza. man kabisa cyaze. Navuga ko Bruce Melody himself, Shaggy twagiye tubona bakorana cyane, byanahinduye uburyo kidufata Bruce Melody. Ngira ngo ni ntushobora kumubura mu itangazamakuru. Abantu benshi social media influencer, abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane, usanga Bruce Melody this, Bruce Melody yakoze ibi niko bihagaze ko ni superstar. Kandi kuba superstar ntushobora kuba superstar mu gihe uri dormant, donc utavugwa cyane mu itangazamakuru, ntabwo iki gihe uri superstar. Ngira ngo ni kimwe mu bintu navuga ko bimaze kuba cyane, bimaze no kumenyerwa ko witwa Bruce Melody cyangwa se itayi wacu Bruce. So byagiye bigaragara rero ko abantu benshi bari updated. So ngira ngo nyuma yuko asohoye itangazo avuga ko agiye gukora live concert ari kumwe n'uwitwa Shaggy, the real Shaggy niyo mazina akoresha ku mbuga nkoranyambaga ze zirimo Instagram ndetse na Facebook. Ngira ngo nunajya no kwa Shaggy naho uraza kubona iyo post agaragaza ko mu Bwongereza kabisa. Ngira ngo ni umugisha, it's a blessing kuri Bruce Melody, ni umugisha ku muziki nyarwanda. Twagiye tubona ama platform menshi Shaggy yagiye ahuriraho cyane na Bruce Melody. Ngira ngo ni kimwe mu bintu avuga ko umuziki nyarwanda waranzwe nacyo muri uyu mwaka, haba mu mpera z'umwaka wa 2023 ndetse na 2024, na achievement ndende. Ngira ngo abenshi twakuze twumva Shaggy, ni umwe mu basore navuga ko bagiye bakora amateka mu muziki nyarwanda, bagiye bakora amateka asobi mu muziki ku rwego rw'isi, cause Amerika yarayoboye mu muziki mu myaka yashize, na n'ubu navuga ko isa naho ikiyoboye. So ku muhanzi wo mu Rwanda, umuhanzi ukiri muto cyane waje mu muziki afana Shaggy, ngira ngo yigeze no kubivuga ukuntu yinjiye mu gitaramo cya Shaggy abanje guca munsi ya senyenge ukuntu. So urumva ko ni kimwe mu bintu avuga ko biba ari na achievement, ariko nanone tunashimira abahanzi nyarwanda, tunashimira nanone abantu bafasha abahanzi. Ngira ngo ntidushobora kuvuga Bruce Melody na achievement ze ngo twibagirwe witwa Coach Gaël, Karomba Gaël nk'amazina yiwe. Bimwe mu bagabo nanone bagiye bagaragaza uruhare rukomeye cyane mu muziki nyarwanda, bagiye bagaragaza ko
bari kumwe n'abahanzi bari kumwe n'umuziki nyarwanda biyemeje gufasha abahanzi nyarwanda. Ubona ko ni kimwe mu bintu navuga ko bisa naho byihariye. So ubona ko dukeneye bandi bantu benshi binvesta mu muziki, abantu benshi baza gufasha abahanzi nyarwanda. Nubwo bisa naho biri kuzamuka ariko haracyarimo intambwe, haracyarimo intera nyinshi cyane kugira ngo tubone wa muziki ukompeta ku rwego mpuzamahanga, ukompeta ku rwego rwa TZ. Ngira ngo Tanzania bamaze kudusiga, wenda Uganda, Burundi bisa naho biraho nta bikaza, ariko nugera kuri Tanzania urasanga baramaze kudusiga, nugera kuri Kenya nabyo nuko hari urwego rutikibura, hari urwego tukibura cyane cyane investors, babantu bashora amafaranga mu muziki, babantu abahanzi barahari, talents zirahari. Navuga ko ni byinshi cyane bikibura, ariko ku ruhande rumwe navuga ko hari byinshi tumaze kugeraho, tunishimira kuba tuvuga ngo Bruce Melody yagiye kuri stage iremereye ayihuriraho na Shaggy. Nabyo ni achievement, ni na ryaterambere ry'umuziki nyarwanda duhora tuvuga, kwa kuzamuka k'umuziki nyarwanda. Buri munsi tubona abahanzi nyarwanda, tuba twifuza kubona ko umuhanzi nyarwanda nawe agira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Ngira ngo ni kimwe mu bintu navuga ko tubiharira igihe, ariko nta myaka 2 cyangwa 3 mbona umuhanzi nyarwanda atari ku gasongero, atari umwe mu bantu leta yifashisha kugira ngo wenda habe impinduka runaka, haba economically ku rwego rw'ubukungu, imibanire, cyangwa se n'izindi nzego nyinshi cyane z'ubuzima ziba zitandukanye. So ni byinshi cyane tugenda tugarukaho, byinshi cyane tugenda tukuganiriza, cyane cyane ku makuru y'imyidagaduro, amakuru ya show business, tuvuga ku iterambere ry'umuziki, tuganira music nyarwanda muri make. Ngira ngo ni Fyve-tvrwanda, ikiganiro cyo nta kindi The Cruise Show, tugenda tugaruka kuri byinshi cyane babigezweho 24 hours. Reka nkubwire ngo jobless.